ndi gutekereza ku mirimo y'Imana, sinzi ukuntu mfashe umwanya nsa nk'ujya hanze, hari utuntu ndimo ndakora, njya mu muhanda ndeba n'abasazi, mpura n'abana bo ku mihanda, mpura n'abantu bazunguzayi, mpura nyine ndareba mbura n'imirimo y'Imana ikomeye inatangaje. Reba ukuntu umuntu aba adafite aho aba, reba ukuntu umusazi yirirwa azenguruka mu muhanda, reba ukuntu impumyi zibayeho. Nyine mbona ni ibintu byo gushimirwa Imana pe! Nyamara wowe ufite inzu, ufite imodoka, nyine urarya ugahaga ukamena, uraca ku mwana ufite utugare muraducuruza, ari kugerageza ubuzima bwe ngo arebe nimba bwakomeza imbere, kandi biniva no uriya niwe mukozi w'Imana ejo cyangwa ejo bundi yakoresha. Tuzi abakozi b'Imana muri biriya bagiye bakoreshwa na ba Dawidi, tuzi uburyo bari babayeho mu buzima bwabo nyine bakiri abasore. Rero bari abantu bareba ngo bafate ubareba ngo ubone ko nyine bafate nk'abantu bari aho. We never know, iyo ntabwo uzi uko uzaramuka. Nawe ushobora kwisanga, ariko nzi neza ko hari abantu babyuka mu gitondo ibyo baba bafite byose byashize, batazi n'uko byashize. Rero iga kugira impuhwe, uriya mwana muhura ugire uburyo umufasha, nubona umuntu ufite uburyo umufasha, aho kugira ngo ujye kumena ibiryo. Uwo mugisha wiwukorera uhora uzenguruka ujya kuyatanga mu nsengero ngo natanze miliyoni, natanze 500. Bari abantu bakeneye amafaranga, bakeneye kubaho, nibo bakozi b'Imana b'ejo hazaza. We never know. Rero keep in touch kuri bari abantu, fasha uko ushoboye. Ntabwo tuvuge ngo fasha uko udafasha uko ushoboye.